aba bantu muryamana ibyamamare, abakire baheheta, abapasteri, abantu mudakunda, finaroma mu bushakashatsi nibura 80%, ntago waba uri umukobwa ngo uhaguruka aho hantu atashyize gucometsemo inda itazarerwa. kandi kabiri, ntago waba uri umuhungu ngo uhaguruka aho hantu udashyizemo inda. ntibibaho. Kandi aba bana bavuka nibo bakwirakwiza uyu mwuka mu isi igiye itandukanye. Rero irinde kurusha ibindi bintu byose birindwa. Iki ni cya gikorerwa mu mubiri, niyo mpamvu tuba twicaye tukabaganiriza kugira ngo tuganire. Ubusambanyi bugira icyo bita rukuruzi imeze nka force de présenter. Donc umwuka wa fada spiritual uba ufite na freelance na distributor, donc wa mu distributeri. Umudistributeri ni umuntu ukwirakwiza wa mwuka. Ubu dufite abagore n'abagabo basambanye bavuye mu butayu kubera connection bakonektiwe mu ntuza mu butayu. Hari abandi basambanye mu maofisi y'abashumba biturutse muri connection. Kandi ibi bintu ntago biba ku nsengero gusa, nuko wenda tuba dutanga urugero kubera ko tuba mu nsengero, ariko kwa muganga birahaba, muri politike birahaba, mu bucugana nawe roho ya Verediana. Mwirukanye mu mwuka wanjye, mwirukanye no mu bugingo bwanjye, mwirukanye no mu mubiri wanjye, mwirukanye no mu butunzi bwanjye, kandi mwirukanye no mu bisekuru byanjye. Ikindi, nkuranduranye n'imizi nabo winjiranye mu ubwo buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu nkoresheje izina rya Yesu Kristo, Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina mu isi no mu ijuru no mu kuzimu twahawe gukirizwamo, nta rindi zina ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Wagize neza gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora, Imana iguha umugisha. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda n'undi muntu wese wumva ururimi mvuga. Iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Tuje mu gice cya kabiri kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2026. Turi mu gihe kidasanzwe hano mu Rwanda, twibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Reka mbabwire ngo twibuke, twiyubaka, dukiranuka. Nicyo mbifuzaho, nanjye nicyo nifuza, kugira ngo dukomeze tube amahoro, ubuntu bw'Imana nibubuzure aho muherereye hose. Nimurindwe mu byo murimo byose, kandi kwera kw'Imana kubane namwe, abaryamye, ababyutse, abantu bari mu mage agiye atandukanye, mwese mbasabiye kugirirwa neza n'ihumure riva ku Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ninje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro dukora hano umunsi ku munsi. Nabasezeranije ko muri iki cyumweru tugiye kuzadukora ibiganiro bya spiritual cyangwa se bya spirituality. Nkuko mubizi, sanzwe nibanda ku gice cy'umwuka cyangwa se ku gice cya warfare, duganira ku kurwana intambara nziza cyane intambara zo mu mwuka. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo tugiye kuganira kuki. Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Yohana 10:10, umurongo wa 10, handitse amagambo akomeye avuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi mu rugo rw'intama, n'ukwiba, kwica no kurimbura. Hanyuma Yesu yarari guca uyu mugani cyangwa se yari kuvuga aya magambo, nubwo abafarisayo, abasadukayo n'abanditsi n'abigisha b'amategeko batigeze bumva ikintu yaravuze. Yarari kubereka ko ari we mungeri mwiza, umuntu yuze mu irembo rye ari bo winjira mu irembo ryiza, kandi akaba yinjiye mu rwuri rwe. Hanyuma abereka ko hari abashumba gito, hari amasega aryana. Iyo tuvuga ngo nta kindi kizana umujura, Bibiliya iyo ivuga umujura iba yerekana Satani. Ariko njya nkunda kubwira abantu benshi ko Satani atikorana wenyine, afite aba agent, afite abakozi, yaba mu bagaragara n'abatagaragara. Mu bagaragara rero ni abantu akoresha, harimo aba bapasteri bahisemo kuguranisha ubutumwa bw'izinda, hari abamukorera batabizi, hari abapfumu, hari abakonikoni, hari baraguzi b'ibirere, hari abatware bategeka isi y'umwijima. Ni benshi bakora Satani, ariko bamukora muri uburyo bwo kwiba, kwica
no kurimbura. Ese biba iki? Nk'uko dusanzwe tubiganira, biba icyo bita icy'agaciro. Ni iki cy'agaciro umuntu agira mu buzima? Ni iki kiruta ibindi mu buzima? Ni iyihe zahabu idasanzwe umuntu abitse? Kuko nta muntu wakwiba icyo udafite. Ikintu cy'agaciro kiruta ibindi bintu byose ni ubugingo buzima, ni ubuzima buzima, ni imibereho mizima. Iyo tuvuze imibereho mizima, twarabisobanuye, tubasobanurira ko ari ukugira umwuka muzima, ukagira ubugingo buzima, ukagira n'umubiri muzima, ukagira n'ubutunzi buzima. Hari abantu bafite ubutunzi butari buzima, ubutunzi butavuye ku Mana. Benshi mugenda mubabona bagiye batandukanye. Hari abantu barya barira ku mugayo, hari abantu bambarira ku mugayo, hari abantu batuye ku mugayo. Ninjiye mu kiganiro cy'uyu munsi rero, ni ikiganiro cyiza, reka nyibararikire kugikurikira tugitangiye kugeza gisoje. Turaza kwinjira tuganiyemo byinshi bigiye bitandukanye, kandi Imana y'amahoro iraza kubana natwe. Ejo nari ndi kuganira na mwene data mugenzi wanjye, Pastor Shimye Jean Marie Vianney, mubwira yuko dufite uburyo cyangwa se hari inzira nyinshi zo kwiba, kwica, kurimbura. Na restimira avuga ni zirenga hafi miliyari 3. Iyo tuvuze ngo zirenga hafi miliyari 3, mba mvuze ngereranije n'abari gushyira mu bikorwa izo nzira, n'abari gushyira mu bikorwa ubwo buryo. Niyo mpamvu ushobora gusanga mvuga ni zirenga hafi miliyari 3. Isi ifite miliyari 8, sukwize 3, ariko nibura estimation buri muntu uri mu isi afite pratique yo kunoza icyaha kubahisemo inzira yo kurimbuka, kandi nibo benshi kurusha abajya mu bwami bw'Imana. Icyo ngicyo murakizi. Tugiye kuganira Bibiliya. Iyo uyisomye usanga yibanda ku cyaha cy'ubusambanyi, ikivugaho inshuro nyinshi, donc n'Imana ubwayo kugera ku rwego ikibuza. Ni icyaha kibi kuruta hari, nubwo tutavuga ngo ibyaha birarutanwa, ariko mu by'ukuri ngereka nkoreshe uburyo bwanjye bivuge nka Robert, navuga ngo ibyaha birarutanwa. Kuko hari icyaha ukora niba kikwicireho, ariko hari icyaha ukora ugusanze uri kugikora akakwica. Yego, hari icyaha ukora niba kikwicireho, nubwo icyaha cyose ingaruka zabyo ari urupfu, ariko hari icyo wakora ntibahite bakwica uwo mwanya, ariko hari icyo ukora bakigusangamo ugahita upfa. N'iki cy'ubusambanyi rero nacyo kirimo. Twabonye ko Bibiliya ivuze ngo nta kindi kigenza umujura ni ukwiba, kwica no kurimbura. Iyo usomye imirongo myinshi igiye itandukanye muri Bibiliya ivuga ku kijyanye n'ubusambanyi, igenda ibubuza kubera izihe mpamvu. Impamvu ibubuza ni uko impamvu zo gusambana ni nyinshi, ariko zigira n'ingaruka zigiye zitandukanye bitewe n'impamvu. Impamvu ituma abantu basambana ziratandukanye nk'uko mbivuze. Ni nayo mpamvu n'ingaruka zazo nazo zigenda zigira gute zitandukana. Kandi narababwiye ngo Imana ireba impamvu kuruta igikorwa cyakozwe, kuruta icyaha cyakozwe. Buriya icyaha si igikorwa umuntu akoze, icyaha ni impamvu yo gukora icyo cyaha. Impamvu yaguteye gukora icyo cyaha irakomeye cyane kuruta icyaha wakoze. Abantu nyarwanda rero n'abandi bo mu isi bo bareba igikorwa umuntu yakoze, ntibareba impamvu yo gukora icyaha. Naho Imana itandukanye, niho ijisho ryayo rireba bitandukanye n'ibyo abantu bareba. Abantu tureba ibyo abantu bakoze, ariko Imana ikareba impamvu mwabikoze. Mbongeye gusa nk'ukora resume impamvu zituma abantu basambana, sibyo? Zivugeho, hanyuma noneho tugende tuganira, turebe n'ibibi byabyo, nuko tukwiye kubyirinda, n'uburyo restoringa byiba ubugingo bwa benshi. Abantu bamwe mu bintu bizabarimbura n'iki cyaha kirimo. Hari ubusambanyi bw'ibihango. Hari abantu bakora ubusambanyi mu mugenzo yo gukora ibihango. Hakaba ubusambanyi bw'ibitero by'umwuka, spiritual attack, ibitero by'umwuka. Hakaba nimvuga ibitero by'umwuka ndaza kubisobanura neza. Harimo bwa busambanyi bw'abagabo ba nijoro, hakabamo ubusambanyi bw'uburogano, hakabamo ubusambanyi bwo gufatwa ku ngufu, hakabamo noneho n'ubusambanyi bushamikiye ku cyitwa amarari y'urukundo. Amarari y'urukundo, umuntu agasambana kuko
yagiriye irari mwene se, cyangwa se agasambana adashaka kubabaza uwo bakundana. Hakaba ubusambanyi bwo gutanga serivisi. Iyo tuvuze ubusambanyi bwa serivisi, ni ubusambanyi bushamikiye mu kwicuruza. Hari umuntu ushobora gusambana mu mbaraga zo kurengera ubuzima bwe nabe, abana be abona bagiye kwicwa n'inzara, bagiye kubura minervari. Donc mu busambanyi bwa serivisi habamo n'ubusambanyi bwo gusambana kugira ngo umuntu abone akazi. Akaba ubusambanyi bw'umurengwe. Ndi kubabwira impamvu. Ntabwo abantu bose bajya gusambana baba bafite impamvu zimwe. Hari abasambana kubera impamvu, hari abasambana kubera umurengwe, hari abasambana kubera gutanga serivisi. Nimvuga gutanga serivisi kuvuga ngo kugira ngo ndenge hano hantu nuko nkorerwa ibi ngibi. Iyo mvuze ubusambanyi bw'umurengwe, reka mfate nk'urugero rwa hafi. Hari abakire batanyurwa, donc abagore akamara kubona amafaranga agatekana, none kuko uwamuhaye ayo mafaranga atabona umwanya, bikaba ngombwa ko ajya gushaka ngo bamukemurire ikibazo. Mukunda kubita ngo n'abapfubuzi. Noneho hakaba n'impamvu z'abashakanye bimana, bigatera abo bashakanye kujya gushaka uko baryamana hanze, kuko umuntu wamaze kumenya uko baryamana biramugora. Buriya reka mfate urugero kugira ngo muze kubyumva. Byakorohera umugabo gusambana kurusha uko umusore yasambana. Kansubiremo, byoroheye umugabo kujya mu busambanyi cyangwa se umugore kujya mu busambanyi kurusha uko umwana w'umukobwa ajya mu busambanyi, ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Hari abakobwa atinya kujya gusambana kugira ngo adatwara inda, ariko hari umugore uvuga ati ninajyayo nkanayitwara nzayigerekaho umugabo wanjye. Hari abagabo bavuga ati ninjyayo nkanabyara nzabazana mu rugo. Uyu munsi reka tugende tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Reka mpere ku busambanyi bw'ibihango. Iyo tuvuze ubusambanyi bw'ibihango, abantu benshi ntabwo bazi ibyo ari byo. Ni ubusambanyi abantu bakora bashamikiye mu kwimakaza no kunoza imigenzo y'abakurambere mu by'ubupfumu no mu by'ubukonikoni. Iyo tuvuze mu by'ubupfumu no mu by'ubukonikoni, aha hazamo abakora ubutinganyi, aha hazamo abapasiteri basambanya abagore n'abagabo babashakamo imbaraga z'umwuka. Aha hakazamo abapfumu basambanya abagore baje kubaraguzaho, hakazamo abakire basambanya abana bakiri amasugi ku mpande zombi b'abahungu cyangwa b'abakobwa, mu kubashakamo urumuri n'umucyo w'ibyishimo kuko ibyabo bamaze kubitanga. Aha harimo abasambana mu mbaraga zo kurenga kamere y'iremwa ry'Imana mu kurwanya Imana. Hari abashaka gusambana bashaka umurama w'imbuto, umurama w'imbuto z'umwuka. Icyo tuvuze umurama w'imbuto z'umwuka, iyo usomye igitabo cy'Abagalatiya muzi ko imbuto z'umwuka wera zigaragara. Harimo ibyo bita ibyishimo, umunezero, urukundo, kwihangana. Donc hari abantu benshi basambana bakoresha ubusambanyi bw'ibihango bashaka uyu murama w'imbuto z'umwuka, cyane cyane ababikora mu buryo bwo gushaka gukuramo ubugingo mu bana bakiri batoya. Hakaba icyo bita gushaka ubwamamare. Iyo tuvuze gushaka ubwamamare, hari abantu benshi bahitamo kujya gutanga ibitambo by'ubusugi bwabo kugira ngo babashe kwamamara. Na hano mu Rwanda birahaba, ntawe ngiye gutunga agatoki, ariko mujya mubona inkuru zikorwa z'abantu bahisemo gutanga icyo bita ubusugi, kuko mu isi y'umwuka gutanga ubusugi ni igitambo gikomeye, kingana no kwica umuntu. Gutanga ubusugi n'ubumanzi mu mwuka bingana no kwica umuntu, kuko mu mwuka bahamya neza ko umwanzi w'umuntu wa mbere na mbere ubaho ni uguhera umwana igitsina bwa mbere. Muri spiritualite bavuga yuko uyu muntu angana n'umuntu uba wishe umuntu. Ikindi cya kabiri, hari icyo bita kubyarira imandwa, habamo ibyitwa amacugane n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kabiri, navuze ko ubusambanyi bw'ibihango hari n'ubukorwa mu bicuku bya nijoro abantu bashyizweyo, icyo bita abagore n'abagabo ba nijoro. Mu buryo bw'ibigaragara umuntu ashobora kuba ari single
nta mugabo afite, nta mugore afite, abantu bazi ko ari umusore, ariko mu isi y'umwuka afitemo umuryango, afitemo umugore, afite n'abana. Aba ni babandi muzabona mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe abaho yaratinze gushaka, mukajya mwirwa mu itangazamakuru n'ahandi muri sosiyete mumubaza ngo kubera icyo udashaka, kubera icyo udashaka. Kumbi we afite umugore we wa nijoro yamaze gushyingiranwa nawe, ntakeneye gushaka n'ubundi byo mumushaba gukora, afite ibanga muri we, muri kamere ye, ko n'ubundi abikora. Mu mwuka nigeze kubona umuhanzi umwe w'umusitari ukomeye, w'umusitari hano mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, menya ayoboye n'abandi pe, mbona mu mwuka afite umuryango munini munini, yari afitemo abagore babiri n'abana benshi yagiye abyara mu isi y'umwuka, ariko mu bisanzwe ni single. Ndatangara mbaza Imana, ndabiga Imana, kuki uyu muntu mbona mu mwuka afite umuryango ariko mu buzima busanzwe akaba nta muryango afite? Aravuga ngo wowe ntago ubizi ko mu isi y'umwuka hari n'abandi benshi baba bafitemo families, ariko mu bigaragara nta famiye bafite. Niyo mpamvu ubona ukabona ntacyo bitayeho, nta n'icyo bashaka. Kugira ngo ubundi ukore icyo bita kuryamana cyangwa se kubonana cyangwa se guhuza cyangwa se kwambarana, kankoresha ayo majambo, n'ikinyabuzima cy'umwuka. Iyo tuvuze ikinyamwuka gifite ubuzima, nuko hari connection runaka uwo muntu muba mufitanye, cyangwa se icyo kintu muba mufitanye. Ishobora kuba inyamaswa, ishobora kuba umuzimu, ishobora kuba umudayimoni, ashobora no kuba umuntu. Kuko abantu benshi mwibwira ko muryamana n'abantu, abenshi ntago ari abantu b'inyama n'amaraso gusa muba muryamanye nabo. Hari ama hybrid muryamana nayo, hari abantu nyabantu nyine bakomoka kuri Adamu na Eva, hari n'abadayimoni bafite ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu, abantu bakaryamana nabo. Niyo mpamvu nifuje gukora iki kiganiro mbabwira ko mugomba no kugenda step by step, kugira ngo iki ni icyaha kibi, ni ikintu Imana yanga. Kuko hari abantu badafite esprit de discernement, adashobora kumenya kurondora ese uyu muntu ngiye kuryamana nawe ni ikinyabuzima cy'umwuka gusa cyambaye kitije ubuturo bw'umubiri w'umuntu. Kuko nk'abamarayika n'abadayimoni bafite ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu. Iyo usomye Bibiliya irabyerekana, yerekana ko ari kandi bakarya, bakanywa, bakambara. Iyo usomye Bibiliya yerekana neza ko abamarayika bajya gusura Aburahamu, bakababagira, bakagira gute, bakarya. Iyo uyisomye yerekana yuko mu gihe cyo kwa Loti bajya gusura umurwa w'Isowari kwa Loti, Sodomu na Gomora je pense, bagezeyo ngo abagabo bo mu mudugudu wo kwa Loti babonye abamarayika, bababona n'ubwiza budasanzwe, bajya gukomanga kwa Loti ngo nibababwire basohoke baze gutingana n'abo bagabo. Already bababonaga nk'amashusho y'amaso yabo, ariko ntibigeze bamenya ko ari abamarayika. Hari abantu rero benshi bakora imibonano mpuzabitsina n'abadayimoni bakanabatera n'inda. Izi nda nizo zivuka zikaza kukongeza umurama w'isi w'ubusambanyi, kugera ku rwego banoza n'ubusambanyi, bakagera ku rwego bakora ubusambanyi bw'ibihango. Nibwo nahereyeho. Ni byinshi, ubusambanyi bw'ibihango ni byinshi. Hari abapfumu nababwiye ngo babyariranye n'abagore, hari abapasiteri basambanya abantu mu kubashakamo imbaraga, babatinga, babakoresha ibyanwa n'amaso y'Uwiteka. Mujye mubona aya mapornography mubona ande horo yinuza. Ubu hajeho n'ubusambanyi bwa online, nabwo abantu benshi barabukora badahuje ibitsina, ariko bakabikoresha bakoresheje murandasi. Donc ni imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye, ariko icyo ziba zigamije akenshi ni ugusahura uyu murama w'imbuto z'umwuka cyangwa se imbuto z'ubugingo. Nari mbabwiye ko abantu benshi bakora icyaha cy'ubusambanyi hamanza kubaho ikitwa connection. Iyo tuvuze connection ni iki? Hari imbaraga zituma umuntu aryamana n'undi. Iya mbere ni icyo bita urukundo cyangwa se amarari ashamikiye ku rukundo. Ibi ndi kuvuga ubusambanyi, si ndi kuvuga kubonana kw'abashakanye byemewe. Donc abantu baze kubitandukanya. Kubonana kw'abashakanye Imana ibihesha umugisha. Ndi kuvuga ubusambanyi bw'abantu batashakanye mu buryo bweruye, mu buryo bw'umugaragaro, mu buryo buzwi nk'umuryango.
icya mbere gishobora gutuma iyo connection ibaho nicyo bita urukundo cyangwa se cyitwa relationship. Hari abantu benshi bagwa mu mutego witwa urukundo, bakemera kuryamana n'abo bitwa bakundana nabo, ariko abaje kubareba bafite impamvu yo kuza kubareba. Reka mbwira abantu badukurikiye, ninza kugera kuri conclusion muri ibi biganiro bya spirituality, ijambo ryitwa ubushishozi ni ijambo rikomeye. Iyo abanyarwanda bo baciye umugani baravuga ngo inyamaswa itagira amakenga yicwa n'abaje gututira, inyamaswa idakenga yicwa n'abatutizi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri gituma abantu bashobora gukora imibonano mpuzabitsina itemewe nk'uburyo bw'abashakanye nicyo bita amafaranga. Iyo tuvuze amafaranga, abantu benshi ntago basobanukirwa imbaraga zayo, ariko Bibiliya iravuga ngo ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga ni umuzi w'ibibi byose, kandi mu bintu bibi bibaho n'ubusambanyi nabwo ruri muri ibyo bibi byose. Ikindi nicyo bita amamuko muzi ya karande. Amamuko muzi ya karande, muzitegereze mukore ubushakashatsi. Umwana wavutse mu buryo kera twitaga iby'ubunyendaro, uyu munsi siko bakibita, ntabwo bakitwa ikinyendaro, n'abana bavutse mu buryo bw'urukundo, sibyo? Nuko basigaye babyita, ari je pense, niba ntabivuze neza mu nkosore, ntago nge simenya byose, sindi Imana. Donc n'abana bavutse muri ubu buryo. Akenshi reka tubisigirize, n'abana bavukira mu busambanyi, bavuka habaye ubusambanyi. Aba bana bavuka habaye ubusambanyi, akenshi umwuka w'ubusambanyi ushobora kubakurikira. Umwana ugasanga niba nyina yaramubyaye ku myaka 23, we noneho agiye kubyara kuri 18, undi azabyara, uzamubyarisha bazaba baramufungiye baramukatiye 25, we yaramubyaje kuri 15. Urwo ruhererekane n'urwo rusobe rucometsemo narwo ruri mu bintu bishobora gutuma abantu bajya mu cyitwa ubusambanyi. Ikindi nicyo bita amarozi. Hari abantu benshi basambana bishamikiye ku burozi. Nababwiye ko hari n'ingo nyinshi zubakiye ku burozi mu kiganiro twakoze ejo. Abantu benshi kuko irari ry'ubusambanyi rikura rimanje gukurira mu muntu umwe. Iyo umuntu ari gureflecta umwuka w'ubusambanyi kuri mugenzi we, akawohereza buriya mbere yuko umuntu aryamana na mugenzi we, mu bigaragara mu isi y'umwuka bamanza kuryamana. Kansubiremo, iyo umuntu aryamanye na mugenzi we physically bagasambana, mbere yuko basambana spiritually, mu mwuka aba yaroherejeyo kamere ye, akoherezayo roho ye n'ubugingo bwe, akabwohereza. Kuko umuntu w'imbere ajya abasha kuva mu muntu ufatika akagenda gutembera mu isanzure, agahurirayo n'andi masanzure. Kugira ngo ikimvuze nyisobanure kugira ngo abantu bacyumve neza, wari wicara mu rusengero, wamara kwicara mu rusengero, umuntu wawe w'imbere agahita avamo, agahita agaruka mu rugo kuza guteka. Nuko bigenda no mu isi y'ubusambanyi, umuntu w'imbere arahaguruka akajya kureba nyina runaka, akamwintroduza igitekerezo cy'ubusambanyi. Iyo mu isi y'umwuka cyanze, kubera ko habamo connection z'imbaraga za rya jambo riri mu byahishura bango hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abicanyi n'ababeshyi babikora bakabikurikiza. Amashami yose ashamikiye kuri za miliyari 3 z'amatekinike y'ubusambanyi nani y'ibyaha ashamikiye kuri ibi bintu bitanu. Hazamo icyo bita kuroga, hakazamo icyo bita kubeshya, hakazamo icyo bita ububwa, hakaza icyo bita n'ubwicanyi. Buriya aba bantu bafatwa ku ngufu cyangwa se aba bantu bashimutwa bakajya gukorerwa ubusambanyi, biba bishamikiye kuri izi connection z'ibi bintu bitanu mvuze. Hari abantu rero basambanywa kubera uburozi, imiti babasize, ubugambo bushyaririye butongereye. Ya connection iyo wohereje umuntu ukamwohereza mu mwuka, ukavuga ngo ndifuza ko turyamana, akakwemerera mu isi y'umwuka, mu isi y'ibifatika n'ubundi muraza kubikora. Mwabakobwa mwereka mba urugero kugira ngo mubyumve neza. Umuhungu ashobora kwicara runaka agahita wenda n'urugero aba akora akazi gahora kamuvinga mu gihugu,
ukaba utuye mu ntara y'amajyepfo nawe atuye muri Kigali, uyu munsi akava inaha i Kigali akajya mu ntara y'amajyepfo gukorayo akazi, akigerayo akajya gushaka inzu ari buraremo, ariko mbere y'uko ajya kuyishaka agatangira kohereza reflection yo kuza kurarana nawe, agatangira kugenda ahamagara ngo ati sheri bite ni byiza bu wari ubizi yuko ngiye kuza gukorera aho ngaho, none se shawaze kunshakira nk'iminota nka 20 tukaza kuganira cyangwa 15 ndagusanga Yesu mwisi y'umwuka. Umusore ati sheri waje kuza kundeba, noneho ubwo iyo connection ari kohereza mwisi y'umwuka nawe utangira gutekereza ati se ninjya kumureba ndajya kumureba, kandi hano ari kuguhamagarira ngo muze kuza guhurira ni mu cyumba cya hotel yafashe, ni mu lodge yafashe n'ahandi hantu. Mindset yawe ihita itangira gukora reflection yuko nugeraho muraryamana. Iyo umwuka wawe rero wemeye, donc roho yawe yemeye, uhita ujya kumureba. Iyo yanze mwisi y'umwuka ni hano utangira gushaka icyo bita ikinyoma nawe, cyangwa se no kudahagara mu kuri k'umwuka ngo umubwize ukumubwira ati rero ntago ndi buboneke, reka tuzabonana ubutaha. Abantu benshi bakunda kurwana icyo bita intambara y'umwuka igihe bohererejweho ibitero. Nababwiye ngo hari ubusambanyi bw'ibitero. Iyo tuvuze ubusambanyi bw'ibitero naho biba bishamikiye, umuntu akugabaho igitero mu miteguro ye yateguye, noneho ukaza gutangira kurwana n'intambara yo kwisanga ujya kwemera utabizi. Hari abangirwa rero wamwangira rimwe kabiri gatatu, navuze ngo inyamaswa idakenga yicwa n'umututizi, wamwangira rimwe kabiri gatatu, ubwa kane akazashaka ukuntu aza kugusiga imiti, ubwa gatanu agashaka ukuntu ajya kugukavaringisha icyo bita icyo ukunda. Hari abakobwa abadakunda ubusambanyi ariko akabakunda amafaranga. Aho rero muri ya connection, iyo urukundo rutagutsinze amafaranga aragutsinda, iyo amafaranga atagutsinze uburozi buragutsinda. Uyu munsi ngiye kubaganiriza iki kiganiro natekereje ibintu byinshi cyane. Hari abantu uzirinda cyane cyane ku mpamvu z'icyo bita connection, mu kwirinda guca icyitwa connection. Iyo tuvuze connection ni bwa busambanyi bushamikiye mu kwihuza mu by'umwuka, kwihuza mu by'umwuka. Reka mfate nk'urugero rwa hafi. Ari triangle de base abantu bubaka cyane cyane muri abo ba prophet bakoresha mu gukura imbaraga cyangwa se mu gusahura imbaraga mu bijyanye n'ubutinganye n'ubusambanyi. Hejuru ku gasongero k'impande eshatu haba hari umuntu witwa fada, spiritual father, donc ni umuntu wo mu mwuka. Uyu spiritual father araza agahereza, uri kumva freelancer father. Freelancer father ni umuntu ufata umwuka hano hejuru cyangwa se ujya kuzana umwuka wa connection. Hanyuma iyo ahereje freelancer father bakaryamana mu by'umwuka, batingana cyangwa se baryamana, wowe ukaza gufata kuri freelancer father kugira ngo ukore distribution y'umwuka, nawe mukaryamana. Abandi bantu bagushamitseho, umuntu wese muryamanye, ndaza kubisobanura neza, umuntu wese muryamanye ariko yarahuye na spiritual father, yarahuye na papa wo mu mwuka mukuru uruta abandi, wa mwuka wose ubu kugendamo. Kuko donc ibintu bijyanye n'ubusambanyi mu isi y'umwuka bigereranywa n'amashanyarazi cyangwa se n'insinga z'amashanyarazi. Donc umwuka wa father spiritual ubu ufite una freelancer na distributor, donc wa mu distributeri. Umudistributeri ni umuntu ukwirakwiza wa mwuka. Ubu dufite abagore n'abagabo basambanye bavuye mu butayu kubera connection bakonektiwe mu ntuza mu butayu. Hari abandi basambanywe mu maofisi y'abashumba biturutse muri connection. Kandi ibi bintu ntago biba ku nsengero gusa, nuko wenda tuba dutanga urugero kubera ko tuba mu nsengero, ariko kwa muganga birahaba, muri politike birahaba, mu bucuruzi birahaba. Buri ya misozi abigisha b'imisozi y'isi bigisha hose haba hari abafata spiritual, donc abaconnecta iyi myuka y'ubusambanyi. Ngiye kukubwira abantu uzirinda kwemera kuryamana nabo pe. Umuntu wa mbere uzirinda kwemera kuryamana nawe ni umukire ufite icyitwa ubuhehesi. Nubona uhuye n'umukire
akakuzanaho icyitwa ubuhehesi, ku buryo navuga atari uyu mugabo ni umuhehesi kweri. Bibaye byiza niba ushaka kurinda ejo hawe hazaza, kuko aya mafaranga yose njya mbona abakobwa batanga ibiganiro kuri za YouTube, nyuma wazahura nawe ugasanga utangira kumubona ari igikara cyiza kinyomoye. Murabizi ko Abanyarwanda bagira abagore beza, yaba abirabura n'abinzobe. U Rwanda rufite abagore beza, ariko uyu munsi dufitemo ikindi cyiciro cyajemo aba oranje. Nituvuga aba oranje ni umuntu utari inzobe, utari n'igikara. Byaturutse mu kugira gute? Abantu benshi batekeza ko ari n'amavuta bisiga, ariko amaso n'imboni yawe. Urabona iyo umuntu ari kuryamana na mugenzi we, izi mboni za hano mu maso ziba ziri gukora icyo bita scanner, zisikaninga, zifotora. Iyo wakiriye imyuka irenze itanu, dufate nk'urugero rwa hafi, bamwe bajya bavuga ngo iyo zirenze 100 ngo barasara, reka tubare imyuka 5. Wakiriye imyuka n'ubugingo n'umubiri w'abantu barenze 5, iyo scan movement ikubaho, iraza igushyira mu isi yo kuba yahindura icyerekezo cy'uruhu rwawe. Ubu barabashobora kwita kwasara banga ibyo bintu ngo bikora ubushakashatsi. Ngiye mvuga ibintu namanze gukora research. Iyo umuntu yakira roho zirenze 1, 2, 3, 4, 5, niwe twita umusambanyi mu kijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se na mpuzakibuno, kuko ubu ntago ari igitsina gusa, basigaye bahuza n'akanwa n'igitsina n'ikibuno. Donc izi roho wakira ziraza zigahindura ishusho y'uruhu. Muzabibonera ikimenyetso cya mbere kiba hano gutya, kuri utu sinzi ukuntu batwita, muzambwira ukuntu natwo batwita. Iyi pariti ya hano muzayibona. Singiye kubwira abantu ibintu byinshi cyane, bashobora kuba ati ibintu uri kubwira mu bantu, ariko umuntu wese wishoye mu cyaha cy'ubusambanyi akinjira mu mbaraga, noneho akagwa mu biganza by'abakire baheheta. Iyo tuvuze abakire baheheta, ni abagore bamaze kubona amafaranga, bitwa sugar mami na sugar daddies, bamaze kubona amafaranga n'abagabo, bagatangira kwinezeza ku bantu, ariko bishamikiye mu kubakuramo icyo bita ubugingo. Umuntu yaguha 5,000,000, yaguha 3, ariko muzakora ubushakashatsi, aba bashrey queens, stray mothers bicuruza muri aba bakiri, n'ubundi birangira nta kintu bibamariye. Kandi nababwiye ko ukiri tw'ubusambanyi ni nk'insinga z'amashanyarazi, biri connected, bila connectana. Kabiri, umuntu uzirinda kuryamana nawe ni umupasiteri. Buriya aba bakobwa bicuruza zino ndaya ziza ubwenge, nta ndaya yakwemera kujya kuryamana n'umupasiteri, kuko ubuhamya bw'ibyo baganira bapfa naba kenshi. Buri umupasiteri ujya gufata umwanzuro wo kujya mu busambanyi bweruye akabukora, akongera akiyongeza, akongera akiyongeza. Mw'isi y'umwuka ntago aba kubikora bisanzwe. Mw'isi y'umwuka abashaka icyo bita ibitambo. Izi ndaya rero zamaze kubimenya ko abapasiteri benshi iyo bajya rwihishwa, ariko umuntu witwa umupasiteri, umuntu witwa umushumba, umuntu witwa umuvugabutumwa, umuntu witwa prophet, uyu muntu ntuzemere kuryamana nawe. Akenshi iyo wemeye kuryamana nawe, umenye kubaho igitambo cy'ububata bw'ubusambanyi forever. Undi muntu uzitondera ni umuntu witwa icyamamare, superstar, icyamamare. Mwabakobwa mwe mu bintu muzirinda, mwabagore mwe mu bintu muzirinda ikintu cyitwa kuryamana n'ibyamamare. Nta cyamamare na kimwe waryamana nabo, cyane cyane bino byamamare byo muri secular, gospel secular, kamuge ngo gospel secular, bidafite imbaraga zo kugushakamo icyo bita buzima bw'ubugingo. Muzabirinde aba bantu. Nimvuga icyamamare aho kiva kikagera cyose. Kabiri, umuntu muhuye mutaziranye, mutakundana, mutaziranye, uzirinde kuryamana nawe. Umuntu utazi ngo uyu muntu avuka he, akomoka he, yabyawe nande, uri kumva yarerewe hehe, ese twamenyanye gute.
mugacakirana ngo duhuriye ngo mu kabari. Sha uzi ubwenge, uri umuntu uzi ubwenge, uri umukristo muzima, basi niba wanacicwa ugakora n'icyo cyaha, kuko Imana itubabarira ibizi ko ejo tuzongera tukabikora. Mana yanjye, irinde uyu muntu, irinde uyu muntu, umuntu ugushora mu mwuka w'ubusambanyi mutaziranye, cyangwa nuko muhuriye mu bukwe, ngo muhuriye ku mikino, muhuriye ahantu runaka mu birori, muhuriye ku nsengero. Please, please, Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo umujura ntagenzwa na kimwe, ni ukwiba, kwica no kurimbura. Ibi bintu byibisha ubugingo ku rwego rwo hejuru, kuko kenshi mu bushakashatsi nakoze, aba bantu muryamana ibyamamare, abakire baheheta, abapasiteri, abantu mudakunda, finaroma mu bushakashatsi nibura 80%, ntabwo waba uri umukobwa ngo uhaguruka aho hantu atashyize gucometsemo inda itazarerwa. Kandi kabiri, ntabwo waba uri umuhungu ngo uhaguruka aho hantu udashyizemo inda. Ntibibaho. Kandi aba bana bavuka nibo bakwirakwiza uyu mwuka mu isi igiye itandukanye. Rero irinde kurusha ibindi bintu byose birindwa. Iki ni cyaha gikorerwa mu mubiri, niyo mpamvu tuba twicaye tukabaganiriza kugira ngo tuganire. Ubusambanyi bugira icyo bita rukuruzi imeze nka force de pesanteri. Iyi force de pesanteri ni rukuruzi y'isi ikurura ibintu ngo bereke kureremba mu kirere, wasimbuka ukongera ugahita ugaruka. N'ubusambanyi nabwo bugira iyi force de pesanteri, ni kareba ariko nyita cyangwa se iyi rukuruzi, kuko nabaciriye umugani bavuga ngo umwanzi wa mbere ubaho mu isi ni uguhera umwana igitsina bwa mbere. Kansubiremo, umwanzi wawe wa mbere ku isi ni uguhera umwana igitsina bwa mbere, atari mu buryo bwemewe bwo gushakana. Fata urugero rwacu, mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe, umuntu mwaryamanye bwa mbere na mbere, mungize ukuri, yigeze ava mu mitwe yanyu? Wapi? Kubera icyo atavuye mu mutwe, nuko hari connection yaguconnectinze, yagushyizemo. Njya ntanga urugero kugira ngo mubyumve neza ko abantu wenda biragoye uyu munsi usigaye wa umuntu nguri isugi cyangwa se urimanza akavuga ngo iwacu ni baroga, ubwo ndi kuvuga ku bana b'abakobwa n'abasore. Ariko ntanga urugero, iyo umuntu asambanye bwa mbere na mbere avuye mu rugo rwe, aribwo bwa mbere agiye kubikora, cyangwa se akiri umwana w'umukobwa akaba ari ubwa mbere agiye kubikora, mbigereranya nka kumwe abayobozi bakuru bataha ikigo runaka bagaca ka kagozi. Ubwo biba bivuze ngo abantu mwese mwemerewe kwinjira aha hantu. Mbere nta muntu wapfaga kuhinjira atafite uburenganzira, ariko niba ari isoko baba bavuze ngo mwese muritashye ku mugaragaro. Iyo umuntu abikoze gutyo bivuze iki? Uyu munsi abantu benshi ndabizi baguye muri iki cyaha, bamwe banorobeyemo icyo bita hari ukuntu turafata nk'urugero nko mu mazi, hari ukuntu umuntu ajya muri pisine yageramo atazi koga akaba yarohama. Hari abantu bamaze kurohamira mu busambanyi no kuvamo byaranze pe, roho ye bayoherezaho direct. Ubu hari abasigaye batanga randevu ku busambanyi, ariko hari imbaraga zikomeye zo kwikura mu cyitwa ubusambanyi. Ese babwikuramo bate? Babigenza bate? Babutsinda bate? Aha niho haryoshye, aha niho hambere nshaka ko wumva kugira ngo tuzatire umusozo w'ikiganiro cyacu. Icyambere nicyo bita exercice, n'umwitozo wo kwitoza gufata icyo bita ingamba zihamye n'ubwirinzi bwo mu mwuka. Kwitoza gufata ingamba zihamye no gushyiraho ubwirinzi bwo mu mwuka. Iyi niyo step ya mbere. Umuntu wese woramye cyangwa se
watebereye cyangwa se urwanywa n'iki cyaha cyangwa se wizingirwaho n'iki cyaha, uyu munsi utumva iki kiganiro, icya mbere ni ugufata icyo bita ingamba, decision zimeze gute, gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ndetse bukomeye mu by'umwuka. Niba umuhungu akiguhamagara ngo sheri ngwino tubonane, niba umugabo akiguhamagara ngo sheri ngwino tubonane, gushyiraho ingamba mu by'umwuka. Akimara kukubwira umwe ati icyo utugambiriye ndakizi, reka mfate nk'urugero rwa hafi, wenda nkanjye bloke nkoresha, mpura n'ikigeragezo cy'igitsina gore pe, benshi pe, ibi ntabwo ndi kubyirata kuri kamera, ariko mpura nacyo. Ariko imwe muri pira nkoresha nawe ishobora kugufasha ni ugukatinga connection before yo kwinjira muri connection, to close connection before yo kwinjira muri connection. Icyo bita gukatinga ni iki? Ni igihe niba habayeho icyo bita ikurura rangamutima, kuko umuntu umaze gusambana n'abantu barenga 8, 10, 20, we aba afite imbaraga zikurura, kuko za roho zose zirimo indani muri we ziba zimugendamo, wa mwuka wose urimo indani mo imbere ubu mugendamo. Niba muri we amaze kwinjiza, dusupoze abagore 20, amaze kwinjiza abagabo 20 muri we mindani, ya connection ya babagabo bose ibi muriho, strategy n'uburyo yakoresheje kugira ngo binjire muri we ziba zimuriho, ziba zimeze nk'imirasire, rays ziba zimeze nk'imirasire kuri we, ku buryo akoresha umurasire uyu wakanga agahita akoresha umurasire wa Jean Paul yakoresheje, wa Jean Claude yakoresheje, wa Yves yakoresheje, wa Jean Robert yakoresheje, wa Jean Pierre, n'urugero nanze. Iyo mirasire muri we ibi murimo kugukurura biramworohera kuruta uko wowe utaratangira kujya kuri izi imbaraga zikurura bikugora. Ushobora kwishiduka rero yagushituye, yagutwaye. Icyambere mu isi y'umwuka ni ingamba zo guconnecta, ugakatinga iyo connection igiye kukubakwaho. Ya Roba, Imana ikumugisha, ubwiriza neza brother, ndagukunda sava. Ariko wazashatse umwanya tugahura tukaganira. Hehe, shobora kunsura mu rugo, ntago nyasura umugore uri kumva n'uruyo nyene ngo haye umugabo wadahari. Yes, it's cutting for connection. Donc ukatinga connection bigishoboka, nizo bita ingamba z'ubwirinzi. Ikindi cya kabiri ni ukurandura icyo bita kurandura mizi. Iyo bita kurandura mizi mu gusengesha umwuka iteka. Iyo tuvuze ngo dufashe igihe mu ntambara, kurandura mizi ni iki? Ni ugutangira gukora ubushakashatsi bwo gusengesha umwuka iteka. Basengesha umwuka iteka gute? Twakoze iki biganiro kuri niba mutadukurikira buri munsi, ariko nakoze ibiganiro sobanura uko basengesha umwuka iteka. Hanyuma ikintu cya mbere ukora ni ukwicara ugakora estimation. Ni izihe roho ziri muri ngi? Twabonye gushyiraho iron drum, ukajya ukatinga connection bigishoboka ko yikatinga, kuko ntago uzanga kuryamana n'umuhungu wamaze kugera muri lodge yaguhamagariyemo. Nuzanga kuryamana n'umugore wamaze kukugeza iwe, wakwiteguye, wagutekeye, wagize gute. Icyo twakibonye gushyiraho iron drum yo mu mwuka kugira ngo umanze ukatinge connection, kuko nutazikatinga imyambi rwose izagufata. Niko bibiri vango duhagaye tuzatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi ku munsi mubi. Uramanza ugahita wicara ugafata agenda nk'ingi, ukandika, ugafata urupapuro ukandika amaroho akuzereramo. Kuko buri ushobora kubona umuntu umwe agenda mu muhanda, ariko muri we indani muri we arimwe abantu barenga 20. Niba uri umusore ukandika mbo roho ya Jacqueline indimo, roho ya Charlotte indimo, roho ya Delphine indimo, roho ya Chantal indimo, roho ya Furaha indimo, roho ya Eveline indimo, roho ya Joyce indimo.
donc izo roho zose ukazandika, mvuze my families, mvuze aba families banjye, kuko nzi ko ari roho ziba muri ngewe nyine, donc ivuze amaraso yawe n'ubundi abakurimo, izi roho zindimo. Wamara kuzandika, ariko ndi kuvuga ngo noneho wowe wa musore we cyangwa se wa mugore we cyangwa wa mukobwa we cyangwa wa mupapa we, izi roho zose zindimo namaze kuzinjiza mu mubiri wanjye biturutse ku cyaha cy'ubusambanyi. Kandi izi roho mvuze nazo zifite wenda izindi roho 20 zizishamikiyemo, kuko Bibiliya ivuga ngo iyo wirukanye umudayimoni umwe warangara iyo haje haza 20. kuko niba wahuye wenda n'urugero na Jacqueline cyangwa se na Verediana, muri Verediana hakaba harimo roho 20, ni ukuvuga ngo na roho za Verediana uzinjijemo mu buzima bwawe. Uramanza rero ugahamagara ukavugigana na roho uzi mu mwuka, roho ziravuga, yaba zarapfuye cyangwa se zitarapfuye. Ugahamagara ya roho yitwa Verediana, wahuye nayo, mugahura nayo muri lodge, mugahura nayo muri hoteli, mugahura nayo mu rugo, mugahura nayo mu gisambu, mugahura aho mwahuriye naho, yaba online n'ahandi. Ukavuga ati ndavugana nawe roho ya Verediana, mwirukanye mu mwuka wanjye, mwirukanye no mu bugingo bwanjye, mwirukanye no mu mubiri wanjye, mwirukanye no mu butunzi bwanjye, kandi mwirukanye no mu bisekuru byanjye. Ikindi, nkuranduranye n'imizi nabo winjiranye muri ubwo buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu nkoresheje izina rya Yesu Kristo, Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina mu isi no mu ijuru no mu kuzimu twahawe gukirizwamo, nta rindi zina ryagukiza iki cyaha cy'ubusambanyi ukundi usibye izina rya Yesu Kristo. Verediana, ndakuranduye, nkuranduranye nabo wanyinjiranyemo bose mu buzima bwanjye, kandi uhereye aka kanya ntuzagaruka ukundi, nkoza amasuku mu mutima wanjye, sinzongeye kugutekereza ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Wamara kurandura roho zose, ugahita utanga icyo bita ikaze y'umwuka wera. Ikaze y'umwuka wera, kurandurana ikaze y'umwuka wera ni uguhamagara noneho umwami Yesu. Ngo mwami Yesu, nasambanye ndi mu rusengero, sambana ndi mu ivugabutumwa, sambana ndi ku ishuri, sambana ndi mu kazi, sambana ndi mu bikorwa bigiye bitandukanye, sambanira mu rugo rwanjye, ariko uhereye none aka kanya ka none ndifuza kunyeza, ukanyeza, ukampindura nka sherege, ukangira nk'urubura, ukangira nk'ubwoya bw'intama zera. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bikinjira muri ngewe, nk'abari ba Verediana bangendera mu mbabare. Kuba natanze urugero rwa Verediana, nabwiye ngo ndi gufata urugero rw'abafamiliye banjye kugira ngo abantu batandakara, abo ni abafamilizi banjye, ntabari bo bakingendamo, ahubwo ubuntu bwawe n'amaraso wameneye ku musaraba, haleluya, aribwo buntemberamo uhereye ku bworo bw'ikirenge ukagera ku gasatsi ka nyuma kanjye. Reka amaraso wameneye ku musaraba nirukanyemo ubu bugingo bujyanye n'ubuhehesi n'ubusambanyi, baba barakoresheje uburozi, baba barakoresheje ibitero, baba barakoresheje ibihango, imbaraga zose baba barakoresheje, nirukanyemo uyu mwuka w'izi roho ungendamo. Uhereye aka kanya ka none mpamagaye imbaraga z'Imana isumba byose ngo zibe ku buzima bwanjye. Hanyuma witoze kubana na Yesu. Navuze ngo nugusengesha umwuka iteka, ntago ari ukubikora uyu munsi kubyatuza akanwa gusa bishimisha Imana akanwa, ariko umutima wawe uri kure. Nuguhamagara Kristo noneho akinjira muri we, ya mirasire y'ubuntu bwe n'urukundo rwe n'ineza ye n'ibambe muri wowe. Harasagamo imirasire y'ubusambanyi, ariko uyu munsi uhindurishije imbaraga z'ubuntu bw'Imana, utangiye kurasamo imirasire y'urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana. Icyo gihe iyo Kristo yinjiye muri wowe, abagusambanyaga baragutinya, abaguhamagaraga muri ubwo burofa baragutinya, imbaraga z'uburyo bwose n'amanyanga n'amateka byose bihita bishira muri wowe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uyu uri muri Kristo Yesu uba ubaye icyaremwe gishya. Iyo uri muri Kristo Yesu uba ubaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, nahangaha bishirira, naho imbaraga ziva, naho ubutunzi bukomeye buzingiye, ni ukwizera umwami Yesu kandi ugasengesha umwuka iteka. Hanyuma ugahindura icyo bita icyerekezo, ugahindura icyo bita inshuti, ugatangira kugira umwuka w'Imana ukumenyesha, uguha icyo bita esprit de discernement, ukamenya umuntu niyo yaza yigize marayika aje gusenga, ukamenya ngo uyu muntu
njyewe njya ngira esprit guhura n'umuntu nkahita mbona umuntu umwuka w'ubusambanyi uri kumunukaho nkabimenya kandi atwaye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Donc Imana arabimpaye kubera iki nahuye n'ikigeragezo cyitwa icy'ubusambanyi hahandi ku rwego rwo hejuru, ariko Imana ndayishimira ko yagiye itsindishiriza ikanyambutsaho nakwiyambutsa. Ubuntu bw'Imana rero bubane namwe n'urukundo rwayo no guhirwa nayo biberesha ukuri. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, naho utaha mwakoze kubana natwe. Reka dusubire mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.